ba Judgment Truth Victory ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze muri uno mwanya wa Soma Bibiliya. Uyu munsi tugeze mu Intangiriro igice cya 2 umurongo wa 6 ndetse no muri Matayo igice cya 2 umurongo wa 6. Reka duhere mu butumwa bwiza cyangwa mu Ivanjiri. Muri Bibiliya ntagatifu baratubwira ngo nawe Betelehemu, umusozi wo muri Yudeya, si wowe giseswa mu migi yaho yose, kuko ari wowe uzaturukaho umutware uzaragira umuryango wanjye Isiraheli. Ahangaha muribuka yuko ku murongo wa 5 twabonye igihe umwami Herode yabazaga abakuru b'abayuda ndetse n'abatambyi ngo mbese uwo mwami azavukira he. Igisubizo rero nuko tubonye yagombaga kuvukira muri Betelehemu, kandi iyo Betelehemu ikabihirwa kubera ko ivukiyemo umwami. Then muri Bibiliya yera batubwira ngo iki? Nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, nukuri nturi mutoya mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abisiraheli. Birumvikana ko rero muri Bibiliya yera ndetse na Bibiliya ntagatifu birumvikana ko biri guhura rwose. Hamwe bari kutuvuga ngo si igiseswa cyangwa si igitabwa, kubera yuko uzavukiramo umwana uzakiza cyangwa umutware uzayobora ubwoko bw'Imana aribwo Isiraheli. Then the Holy Bible King James version, as I am said, I told you that we are using Bibiliya yera, Bibiliya ntagatifu and King James version. Then King James version, Matthew 2 chapter 6, and thou Bethlehem in the land of Judah art not the least among the princes of Judah, for out of these shall come a governor that shall rule my people Israel. Then muri Bibiliya ntagatifu mu Intangiriro igice cya 2 umurongo wa 2, intangiriro ariko isoko yapfupfunukaga mu kuzimu, ikabobeza hejuru y'ubutaka hose. Ni ukuvuga ngo ni isoko bari kutubwira. Muri Bibiliya yera bari kutubwira ngo ki? Bibiliya yera ariko igihu cyavaga mu isi kigatosa ubutaka bwose. Then the Holy Bible King James, muri Bibiliya ya King James bari kutubwira ngo ki? But there went up a mist from the earth and watered the whole face of the ground. I invite you to do subscribe, share, like and comment. Enjoy.